is a very interesting exercise that Rwanda has launched. Now, this is the 11th one, I understand, and this kind of dialogue serves the key objective of this country, which is national and economic development, and also the nation-building efforts will be very, very strong in moving forward. Twishimiye ibiganiro byabaye, ibiganiro cyane bijyanye n'ubukungu. Twe twabyishimiye nk'abanyarwanda, ariko jewe by'umwihariko icyanshimishije nuko uyu mushyikirano wabashije kuduhuza n'abari urubyiruko nirwo dutezeho imbaraga z'ejo hazaza h'igihugu. Nkaba mbona mu by'ukuri kuba babahaye ijambo n'umwanya wo gusobanurira kuvuga ibitekerezo byabo ari intambwe nziza jewe nishimiye kuri uyu munsi. Dutahanye mu by'ukuri indangagaciro twaganiyeho, tukagana hirya tukagana hino, ariko tugaruka ku ndangagaciro yo kwigira. Nanone kugira ngo dushobore kwigira ni ngombwa ko tugakorana umurava, tugakorana imbaraga zacu zose, tudategereje ko hari undi uzagira icyo dukorera, tudategereje gusabiriza. Icyo gihe niduhore duteze amaboko tuyategeye abashobora kuba baduhema, bashobora kudufasha ariko bakadukoresha ibyo bo bishakiye, bidatuma dushobora kwigenga. Yano bwa mbere nje muri ama y'Umushyikirano nasanze ari inama nziza cyane, bitwongerera imbaraga uko turushaho kugira morale, kuko twumva batwitayeho nk'ubu kugira ngo mve hari mu majyepfo ngere hano numva ko ari indi ntera, bitugatuma nanjye ibitekerezo byanjye ngira ikindi niyongeraho, ku buryo umudugudu wanjye ntuyemo nifuza ko watera imbere kurusha. The elder generation has a key responsibility of transferring traditions to the young generation. I think in that context, this is a very important initiative, a very important annual event, and I'm sure the young Rwandans are learning a great deal from this. And secondly, also, I think carrying the responsibility of the nation has to be transferred in moving forward to the young Rwandans. And I think the young Rwandans, I believe, are getting a great lesson from this. And as you might have heard, the questions I have been posing even to the president is very interesting, and they are hearing from the great president of this country directly from him. And I think this will be a lifetime experience for them. Igihe cyose bahawe amahirwe yo kugaragaza ibitekerezo byabo ni intambwe nini, kuko mbere ya jenoside aya mahirwe ntabwo urubyiruko rwigeze ruyagira. Bagiye bigishwa ibintu bitajyanye no kubaka igihugu, bagiye bakangurirwa gusenya igihugu, ariko uyu munsi kuba bahawe urubuga rwo gutanga ibitekerezo byabo byubaka igihugu, turumva by'umwihariko mbona twebwe nk'abantu bakuru turabyina tuvamo, ariko dusize abana batoya inyuma yacu bazadusimbura neza bateza imbere igihugu. Uruhare rwabo rero nge numva ruzaba uruhare rushimishije cyane, kuko bariho barabyiruka neza, barigishwa neza indangagaciro zo kuba umunyarwanda, indangagaciro zo kugira uruhare mu kubaka igihugu cyabo, bariho barabikurana. So ndumva mu by'ukuri tubatezeho byinshi, kandi dufite icyizere cy'uko bazabitugezaho. Uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu mu kubaka abanyarwanda, akenshi usanga urubyiruko ari twe ngufu, twe mbaraga z'igihugu. Kenshi uruhare rwacu rugaragara iyo twitabira ibikorwa bya leta, twubahiriza gahunda ziteganywa na leta, aho twumva ko twagira icyo tumarira igihugu cyacu mbere y'uko dutegereza ko igihugu cyacu kigira icyo kitufasha. Turi abaturarwanda, ni ukuvuga ngo ni igihugu cyatubyaye, ariko nitwe tugomba kugikorera. Uruhare urubyiruko ruzagira rero nirukoresha imbaraga zarwo, rugakurikiza amabwiriza, bizagenda neza. Rutigometse ngo rukore icyo rwishakiye, mbese narwo rugashaka icyaruteza imbere, rugakura amaboko mu mifuka rugakora.
ndi umunyarwanda ni gahunda nziza mu by'ukuri yaziye igihe kuko igihe kirageze ko abanyarwanda twiyumva nk'abanyarwanda tukareka kwitekereza mu bindi tukagira focus y'umunyarwanda gusa buri wese akumva ko ari umunyarwanda kandi afite inshingano yo gukorera igihugu cye akagiteza imbere nk'umunyarwanda koko ukunda igihugu cye tukareka kuba indorerezi mu gihugu cyacu ariko tukaba abanyarwanda koko bumva bafite icyerekezo cyo guteza imbere u Rwanda.